ndabasaba rero umufashe ya ntego tuyikomeze. Amahoro y'Imana abane namwe, kanizere ko mumeze neza. Njye ndashima Imana, nta kintu nshinja Imana, ibintu byanjye byose bimeze. Ndifuriza rero buri muntu wese unkunda ko nawe Nyagasani yamushyiriramo imigisha, ibintu bye bikagenda neza. Hari ahantu bigera umuntu akumva biri kuba bibi kurushaho, kandi ejo bikongera bikaba bibi kurushaho, n'ejo bundi n'amezi 3 akaba yashira ari bibi. Ariko nimba ushobora gusenga, ushobora gushima Imana mu bintu byose ugezemo, yaba bibi n'ibyiza, komereza aho ngaho. Intego iracyari ya yindi, abantu munkunda mureke turebe ko uyu mwaka warangira ufite 200,000. Byose birashoboka. Ntabwo sinjya nibagirwa umunsi ko naraye nujuje iminsi 2 nayo itaruzura neza, naraye ngize 10,000 mu gihe nari ndi hafi kuzuza umwaka. Nkorera kuri YouTube, niba nibeshye nabwo nkuzuza 100,000 mbere yaho. Ko byagenze, ariko ibyo bintu ni ibintu bidasanzwe kuri njyewe. Njya nkunda kubivuga ko uko byagenda kose umuryango wanjye ntabwo ugera mu 100,000 nkurikirwa n'abantu benshi. Murankunda, mutankunda ntabwo mwari kuza, nta nubwo mwari kuba mugihari kugeza uyu munsi. Rero ndabibubahira cyane, ni nayo mpamvu nkomeza kubasaba ngo mumfashe n'200,000 tuzuze. Birashoboka ko nujuje 10,000, nuzuza 50,000 bingahe, 100,000 biragera biranarenga. Rero n'ibindi byose byaza. Ndabasaba rero gukomeza kunshyigikira, mugakomeza kundeba. Nshimira abantu mwese mundeba, haba abantu bari hano mu Rwanda, haba abantu batari mu Rwanda, abantu mwese mufata umwanya mukareba video yanjye aho mwaba muherereye hose mu bihugu bitandukanye. Imana ijye ibamira umugisha, kandi muraba agaciro gakomeye cyane ku buzima bwanjye. Ni mwebwe mutuma ntekereza nkavuga ngo uyu munsi ngomba gufata umwanya nkicara nkasubiza zimwe muri comment nagiye mbona ku biganiro byanjye. Hari nka comment ziza nkazibona zikampa ibitekerezo by'ibintu ngomba gukora mu minsi izaza, cyangwa se wenda nk'ikiganiro gikurikiraho kikaba cyaravuye mu bitekerezo by'abantu nkunda gushyiraho comment. Ndabibashimira nabyo, ni ibintu bikomeye cyane. Hakaba na comment ziza atari nziza pe, ubibona ko umuntu wayanditse nawe ko ari mu bibazo, ariko iyo nzibonye mfite umwanya ndazanza ngenda nzikuraho. Hari ubwo wenda nyirazo asubirayo kuzishaka akazigura, ariko iyo byahuriranye nuko mfite umwanya cyane ndi kureba muri telefone mbikuraho. Rero hari comment zaje nyinshi kandi nziza, n'abazishyizeho mwese ndabashimira. Zaje ku kiganiro cya mbere nakoze abana batangira ishuri. Mwabana mwe, uriya munsi wa mbere, nubwo nabivuzeho gakeya muri vlog, ariko uriya munsi ntabwo usanzwe. Uriya munsi wa tariki 8 ntabwo nzawibagirwa. Ubaye nyine nk'umunsi mbyara abana banjye babategetse. Mana, bibaye nka tariki 14 z'ukwezi kwa 4. Ni itariki ntakwibagirwa. Nshimira n'Imana ko nari mfite ubwenge, nta kibazo cy'uburwayi nari mfite uwo munsi, cyangwa iki ngo habe hari ikintu nibagiwe. Ibintu byose ndabyibuka uko byagenze. Rero itariki 14 na tariki 8 z'ukwezi kwa 9, Mana yanjye, ni amatariki adasanzwe kuri njyewe. Rero twajyanye abana ku ishuri, ngiye kubivugaho gatoya, ubu ndabona no gusubiza comments zimwe na zimwe. Twajyanye abana ku ishuri tutakererewe cyane, tubagezayo. Urumva abana akenshi iyo abana bagera ntabwo bakunda gutembera cyane, n'abantu bageraga mu rugo nyine ntabwo nyine bafite ukuntu batinya abantu kugeza n'ubu. Kandi
bageze ku ishuri babona abantu bose bahari bakabona ni benshi bakabona ibyo bintu ntabwo bisanzwe ariko kuko bumvaga kami buri gihe tuvuga ngo bagiye ku ishuri ikintu cyitwa ishuri bumvaga ari ahantu umwana uko byagenda kose agomba kugera kuko nakunda kubabwira harabura iminsi mike harabura icyumweru tukajya ku ishuri harabura ibyumweru bibiri tukajya ku ishuri nazana baga bya bindi mwabonye bakaba babizi ko bazajya ku ishuri twagura ibintu binini bashaka kubikoresha nkababwira muzabijyana ku ishuri hari amakayi barayabonye bashaka kuyafata nyine hari akantu k'ishuri bumvaga muri bo nubwo batari bazi ngo ku ishuri bigenda gute ubwo twagezeyo babona abantu babanje kubacangamo gakeya tubasiga mu ishuri turabasezera neza ntibarira njye n'umutantu wanjye nyuma dusubira kurunguruka ngo turebe ko byibura byahindutse tubona bameze neza nta kibazo ariko nyuma tujya kubacyura narabajije bambwira ko umukobwa yabajije ngo mama ari hehe inkindi mana uriya mukobwa wanjye afite ubwenge ni umukobwa cyane cyane ariko cyane kabisa inkindi iteka nkuko navuze tariki 14 z'ukwezi kwa kane hari ibyo yankoreye nakwibagirwa rero ahura n'utuntu tw'udushya n'ubundi ya tariki nababwiye ntazigera nibagirwa tariki 8 z'ukwezi kwa 9 ntiyakigurira yarabajije nyine ngo mama ari hehe arashaka mama aramubura ngo niwe wabanje kurira ararira abahungu bakajya bamuhanagura naragiye Mutesi arambwira ati abana bo barakundana umukobwa yariza abahungu bakajya bamuhanagura bakamubwira ceceka yatinda nabo bakabarariza gatoya bakongera bakabivamo bakigendera gutyo birashira ariko kubera gukunda abana akenshi hari igihe abana bagira utuntu two kugendera mu kigare yabona umwana wundi arize nawe akarira cyangwa se wenda akaba afite akantu ko kuba umuntu mukuru muri we akagenda akamuhoza ariko bikarangira nawe arize rero bambwiye ko yabonaga abandi bana barize akabwira ngo baceceke bakanga nawe agacishamo umunsi wa mbere wabo nuko muko wagenze nagiye kubafata ubona bari bankumbuye nk'uko nanjye nari bakumbuye njyewe ubundi iyo mvuye mu rugo ntihashobora gushira isaha ntabajije ukuntu abana bameze kandi aribwo muvuye cyangwa iminota 30 hacamo nk'indi minota 20 nkahamagara kabone nubwo nakumva umwana ari kurira ariko mba mwumvishije ko ameze neza ko ari hafi aho ngaho ari kumwe n'abo bantu bose bari mu rugo nyine ariko mba numva nuje rero uwo munsi wa mbere byageze nka saa 4 kucyo saa 5 birancanga navase mpamagare mbaze ukuntu bameze mundi maze avuga ko bakuze nimpamagara nkabaza n'ejo nzongera ndwana nabyo ariko umunsi urarangira njya kubafata numva nabakumbuye numva nashyushye kugeza n'ubu kandi ntibirashira bafite akantu k'agashyuho muri njyewe Imana mba numva ari intambwe ikomeye nyine nateye mu buzima sinzi nishimira ikintu kinini n'igitoya ngewekeje mu buzima bwanjye nikomeze abandi muranzi pe nishimira ikintu kinini n'igitoya numvishije nishimye navuga ko nari nababwiye ngo ngiye kubazanira bombo na ji kandi ntabwo nkunda kubeshya abana buriya hari amakosa amwe n'amwe ababyeyi tujya dukora yo kubeshya umwana ukabwira umwana ngo irya ngo ndaje ngo nkuzanire ngo bombo bikarangira nayo umuhaye irya ndaje ngo nkuzanire ibi n'ibi biriya ntabwo ari byiza nimba ari ukurya mubwire yicare arye ntabwo agomba kurya kubera ko yabonye telefone ntabwo agomba kurya kubera ko wamubeshye hari igihe nyine akurana icyo kintu cyo kumva ko niba hari icyo agomba gukora hari ikindi bagomba kumuhereza oya kandi hari ibintu agomba gukora byangombwa mu buzima ntabwo ari byiza ibintu byo kubwira umwana gutya ntibivuze ko ngewe ntajya mbikora nk'ubwo narabaseze ndababwenge kubazanira bombo na biswi ariko nari mbizi ko najya kwita mbikora ako kanya ariko nagomba gukoresha uko nshoboye mu gihe twongeye kubonana ibyo bintu nababwiye nkabikora numvaga ari umunsi wa mbere biri bagore numvaga nanjye ubwanjye bingoye ntabwo numvaga binyoroheye kuba abana nyine menyereye kuvugana nabo buri mwanya no kuri telefone ko nyine ngiye kumara ayo masaha yose nari bubabone ntibari bari no kurira ayo masezerano y'amajwi n'amabobo ni igihe wabipanze akazi njya kuyabaha batanabinsabye ndagenda
mpita mbigura tukibonana narabanje ubu ngubu iyo ngiye kubafata mbashyira amazi yo kunywa no ku ishuri baba bayabahaye ariko nzi neza ko abana banjye bakunda amazi kandi amasaha njya kubafatira saa sita n'igice akenshi n'ubundi hano mu rugo baba bamaze kurya mbere yabo bafashemo amazi rero mba numva birukanse bagakenera amazi kandi iyo nyabahaye nyine mpita mbibona ko bayashakaga. Nagarutse mu rugo uwo munsi nza gufata impapuro n'ibindi bintu nari nibagiwe nsubirayo njya kubareba mbahereza bombo zabo ariko mbanza no kubaha amazi turataha nta minota 20 cyangwa 10 ishira batarasinzira bahise basinzira kubera ko umwe bose babyuka saa 12 atari amasaha bari bamenyereye. Turataha basinziriye tugira hano barakanguka ubona nyine babaye abandi bantu bakuru bari kwirukanka ngo babaye nyine bari gusubiramo nk'utuntu babonye uwo munsi wa mbere wa kabiri umunsi wa gatatu mbona abana bamenyereye noneho nkagera hafi y'ishuri nkabwira bayi bakinjira nta kibazo. Umunsi wa kane rero ndimo ndanywa akanescafe. Umunsi wa kane ntabwo wari umunsi mwiza kuri bo no kuri Inkindi wari wasigaye mu rugo. Inkindi ntabwo yari ameze neza we ntabwo yari yagiye ku ishuri yari yasigaye mu rugo ariko n'ubundi mu gihe turi gutegura abandi nawe agashaka kugenda ariko ntabwo yagomba kujya kwiga nagomba kumureka akabanza akamera neza. Nabo tugeze ku ishuri barambwira mama ugenda kuzana Inkindi genda nibo bambwira ngende njye kuzana Inkindi. Mu buzima mbatsaba Imana izamfashe ibishoboka byose abana banjye bazige mu mashuri amwe n'ibishoboka umwe ajye yicara undi hano nyine bazagendane ntihazajye rusibira bagume ku kigo kimwe. Abana b'impanga iyo umuntu abatandukanyije hari abapapa nigeze kureba kuri Jo Twins bari kuvuga ukuntu abana b'impanga atari byiza kubatandukanya ko iyo umuntu abatandukanye kandi abo bantu ni bakuru ko iyo batandukanyije baba nk'abavandimwe nyine basanzwe nk'ukuntu y'i Kigali Latifa akaba atuye i Gisenyi ariko ku bana b'impanga murabyumva abantu baba barabanye mu nzu ariko mu nda amezi 9 baba baziranye baba basangiye ibintu byose twebwe ahantu tutareba twebwe ababyeyi be bo baba bari kumwe baba baganira baba bakinanye niko mwibwira. Abo bantu bagakura mu rugo bakabana bakarira rimwe bakagera kuri polo imwe bakasinzira bakagira ibintu byinshi bakabihuza bagera mu buzima bwo ku ishuri bagatandukana nyine batangira kubaho nk'abavandimwe basanzwe ariko kandi atari abavandimwe basanzwe. Abana b'impanga baba bihariye kuba babyaye murabizi kera najyaga numva bavuga ngo abantu babyaye impanga ngo hari indwara bavura. Niba ari ibyo mumbwire muri comment ijye nivurira abantu mujye muza mbavure nkorere uwo mugisha. Rero mba numva Imana ntishoboza ntibizaturuke kuri njyewe ariko sinifuza ko byaturuka n'ahandi. Abana banjye bazakurane bagumane igihe cyose wenda batandukane buri umwe agiye mu rugo rwe. Umupapa yagiye undi mupapa yagiye n'umumama yagiye ariko kuva mu buzima bwo ku ishuri mu bindi bintu byose buriya bibaye ngombwa ko mbohereza wenda nk'ahantu mu biruhuko lazima group igomba kujyana niko bimeze. Niba bibaye ngombwa ko hari sura y'ubu umwe ashobora kuba urugero akeneye nk'umupira w'imbeho abandi bakiyifite ntibibaho ko nagurira uwo nguwo gusa nabireka mbaye nta bushobozi mfite nkavuga ninyabona bose nzabagurira ariko ikintu cyo kuvuga ngo nzanye akantu kamwe wongeye oya ntibibaho nubwo yaba ari bombo. Ku bintu bijyanye no kuryaho ni 4 kwambara ni 4 ariko tuvuge ngo ni utuntu tw'udukinisho wenda kandi adakeneye ku myaka ye utuntu turi aho ngaho tugomba kuza ari 3 kandi tukaza tudahuje amabara.
inkindi nk'ubu azi intebe ye ko iba ibara rya pink, Mikayeli arabizi ko intebe ye iba ibara ry'ubururu, Tari arabizi ko intebe ye iba ibara ry'icyatsi. Bituma abana bahana amahoro, bituma batarwanira utuntu tumwe na tumwe, nubwo batabura utuntu turi aho bashobora gupfa, wenda nk'umwe agafata nk'agakarito wenda kavuyemo ikintu undi bakakarwanira ngo nakanjye, utuntu nk'utwo. Ariko apana wowe mubyeyi kuba wagiye kugurira abana ibintu ukabibaha ukabateza ibintu byo kurwana. Uzi ko hari ibintu bimwe na bimwe nagiye mbona twebwe dukorera abana bacu tutabizi, ariko tukaba turi kubigisha kugira uburakari bwinshi, kugira amahane, ibintu nk'ibyo. Ubwo umuntu wambajije uko umunsi wa mbere wagenze, nubwo njye mbisubije mu gihe kingana n'icyumweru, kuko uyu munsi turi kuwa gatanu, video mushaka kubibona kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu, ariko comment ya mbere y'umuntu wambajije ukuntu umunsi wa mbere ku ishuri byagenze, ndibaza gusubije nkanashyiraho n'inyengezo. Hari umuntu wambwiye ngo uzatubabarire utwereke muri kubategura mu rugo ukuntu mu gitondo biba bimeze paka kubageza ku ishuri no kubatahana. Nibikunda nzabikora nubwo wenda bitaba ari vuba, ariko ntabwo najyaga niyumvisha ko bizaba ari akazi kadanje kadasanzwe, ariko ntabwo ari ibintu bya hatari, gusa ni ibintu byiza. Uba ubona buri muntu wese ari busy hano mu rugo, cyane kubyuka nyine izo saa 11 nk'abandozi ndaje turabateguye, bumwe yirukanka mama inkweto, mama noneho Tari yakunze ishuri, uriya mwana cyane. Uyu munsi noneho nabajyanye bakinjira mu ishuri, twagiye dusanga ishuri rirafunze, hari akantu bari gukora gatoya aho ngaho, baraza barakingura, ariko batarakingura yakingura ku muryango buri mwanya. Tugezemo imbere abona ahantu hari agatebe, nimba yakunze nk'ukuntu gasa, nimba yabonaga gasa n'intebe yiwe yo mu rugo ntabwo mbizi, aragenda ajya kugaterura arakazana agatereka ahantu hafi y'imeza, akuramo baga yishyira aho ngaho. Noneho Tari ntabwo we na Inkindi ntabwo bababwira gusohoka badafite baga zabo, ntibibaho. Tari yakunze ishuri, Imana izamfasha kumenya bikunde. Abantu mwasabiye abana banjye ko bazagira ubumenyi bwo mu ishuri, mwarakoze cyane, namwe Imana ibakubire inshuro zitabarika. Umunsi kuva ku wa mbere batangiye kugeza uyu munsi nta kintu nabonye kirimo wenda cyo kwanga ishuri, ikintu cyo kuba wabona bameze nk'aho babirambiwe n'iki, ahubwo bari kubikunda kurushaho. Wenda kuba waba ugiye kugenda ukabona ashaka kugukurikira huya nk'uyu munsi bambi bye mama, bari bahagaze mu muryango, mba ndabikunze, bamva mbishyuhiye. Nk'ubu mu kanya naba natogose ngiye kubafata ku ishuri, magera mbere y'iminota 30 basohoka mu ba mbere tutadutaha. Mba numva ari umunezero. Buri gihe Mana yanjye ndebye abana banjye, ni ukuri sabira buri muntu wese ugitegereje urubyaro, Imana iguha abana, Imana iguha abana wa muntu. Nimba uri kureba video yanjye, Imana iguha abana. Hari igihe uba ureba ukuntu umuntu afite ubushobozi, wareba ukuntu afite gushaka amafaranga, wareba ibintu byose akora, ariko ugasanga arabura umwana. Ni kuko Imana icyo kintu cyari giteye agahinda. Imana ibahe abana, Imana ibaha abana benshi b'umugisha kuri mwebwe. Umunsi wacu ni uko nguko akenshi uba umeze, nibikunda nzabasangiza ukuntu biba bimeze, mubarebe ukuntu tubategura hano mu rugo. Hari igihe babyuka bafite kuraje birukanka. Kandi wanjye we yabaye umukecuru, ni umuntu ugenda muri dushe akiyoza, akibrosa, akaza akiyambika, yabaye umuntu mukuru. Ngewe mureba hano hafite umwana w'imyaka 8 uri mu wa 4. Mana y'isi n'ijuru, nashaje. Hari abantu bajya bandika comment njya nzibona bari kumbaza ngo se ubwo kandi n'umwana wawe? Ni umwana wanjye, ni imfura yanjye, uriya ni inkuru yanjye, niko nyakunda kuvuga. Muzarebe abamama
cyangwa abapapa, umwana wawe w'imfura ni inkuru yawe y'ubuzima, kuko ibyinshi wajya kuvuga naze n'umwana w'imfura wawe, ibyo yatumye umenya iki. Umwana w'imfura ni inkuru yawe wowe, ni ikintu. Nubwo abana b'imfura bavuka mu miryango ugasanga barakuze, bareze barumuna babo, mu rugo ntibajya guhamagara umuntu cyangwa bajya kuvuga ngo guteka ni wowe bari bubwire, ariko umwana w'imfura kuba imfura mu rugo mba numva ari byiza. Njye ntabwo ndi imfura ndi bucura, ariko ni ukuri kuba imfura mu rugo ndabireba nyine, mbirebera kuri kame bavuga kuba imfura ni byiza, no kuba bucura ni byiza. Hari babucura baba baratese. Njyewe mu gihe gitoya namaranye na mama wanjye, ntekereza maze kuba wenda kuva nko ku myaka 6, hari ibintu bimwe nibuka, hari nk'ibintu njya nganira n'abafamiliya banjye bakambwira ati wari ufite imyaka ibiri, imyaka 6 n'irindwi, iyo myaka 2 ndabyibuka, yaranteshaga yanyitagaho nk'akana ke kabucura. Papa wanjye nawe kwakira ko nakuze byamutwaye igihe pe, byamutwaye igihe. Noneho kera bwo hari abantu bakunda kumborana nawe bakamubaza, uyu ni mushiki wawe mutoya, oya akangakana kabucura. Kuba bucura nabyo biraryoha, ni uko abantu bose bishyizemo ko ngo babucura bateta, kuko ari babucura b'abasirikare nka twambaho. Njye natese icyo gihe ahari muri iyo myaka 2, 6, 7 bihita binarangira, ntabwo ibintu byo kwitetesha mbizi, aho kumenya nk'umuntu so natetera gakondo we. Mujye mutetesha abana banyu, nimuryama mu bapfumbate, nubwo yaba ari mukuru mushyire hano mu gatuza, biriya bintu ni byiza, byongera urukundo rwinshi cyane. So rero hari ikindi kintu, hari izindi komenti nabonye, ariko ni ukuri abantu mufite komenti zitari nziza mwihangane, ntabwo komenti zanyu naza kuzisubiza, zatuma njya kuvuga nabi, kandi ubu mwanya nawe mfite ntabwo bivamo. Rero abantu nkunda muri ibiganiro byanyu, hari abantu bajya bampamagara ni ukuri cyangwa bakanyandikira ati se byagenze gute. Rero kubera urumva bimeze nkaho ntabwo ngenda nabyukaga saa 11 mbere, natangiye ubundi buzima bushyashya, hari ibintu bishyashya byaje mu buzima bwanjye murabyumva. Birasaba rero iki ni icyumweru cya mbere kubanza kumenya ukuntu ibyo bintu bibemo, ubwonko bwanjye n'umubiri wanjye bimenyere, bitume mbasha gupanga n'ibindi, mbona ukuntu gahunda zanjye nzishyira ku murongo zikagenda neza, sinjye kwica gahunda z'abana, sinjye kwica gahunda z'akazi kanjye, sinjye no gutera irungu abantu mu nkunda kuri channel yanjye. Ariko kubera ko byari bikiri bibise, niyo mpamvu byari bimeze gutyo. Ariko umuntu wese uhangayikishwa no kubona ntakoze video cyangwa nakoze ikiganiro, hari abantu mwansabye video zo guteka, mana yanjye ndabyibuka, mfite ahantu mba nabyanditse byose ndabyibuka. Imana imfashe nipange bijye ku murongo, nyagasana kiremo baraka. Buriya hari n'ukuntu uba upanga ibintu nyine, shayitani nawe n'abakozi be n'abambari be bose bakakugendaho, bakaguca intege, bakaguteza ubunebwe mana, ariko kubera nyagasani biraza gukemuka vuba. Rero ndabashimira abantu mwese murebye iki kiganiro gitoya cyo kubasangiza ukuntu umunsi wa mbere cyangwa se icyumweru cya mbere cy'amashuri ukuntu cyari kimeze ku bana bashyashya mu ishuri, kuri mama wabo bikaba ari bishyashya, gahunda yo kwita ku babebe barenze umwe ukabajyana ku ishuri, kumenya ukuntu ugomba kubaganiza nyine bakabona ko ibintu biri seriye. Njyewe ntabwo nkunda kubwira abana nabi, ariko ntabwo ndi n'umuntu ubwira umwana amutereta cyane kugira ngo yumve ko icyo kintu agomba kucyakira. Oya, hari n'igihe turebana gutyo uso kwa uso akahita amenya ikintu ndi kumubwira. Niba ngiye gushaka ibyo kumurikira kandi atari gahunda yo kujyana nawe, ndakureba gutyo umenye ko ugomba gusubira, ariko ambwira ngo bye mama. Kandi hari amakosa tuya dukora rimwe na rimwe,
sindi umubyeyi mukuru cyane cyangwa umubyeyi uzi ubwenge cyane kuruta abandi, ariko ibyo bintu njya mbibona ku babyeyi benshi. Ugafata umwana ukamusiga ari kurira ngo iyo ugiye ararira. Iyo ugiye wasize umwana ari kukuririra kuriya, mubwize ukuri muri comment, uba wumva utekanye? Uragenda ukumva birimo biracamo nta kibazo? Njye ntabwo bikunda pe, ku ruhande rwanjye ntabwo bikunda, usibye ko ntajya nanatuma ibyo bintu bibaho. N'ukuri kame niko nari meze njyewe. Niba ngiye kugenda umwana ndamubwira ndagiye, turasubira, mama aragukunda, bwira mama ko umukunda, bye. Tukaba twanajyana, niba ari akamoto nkakurira akambwira bye, niba ari ukugenda nkagera hariya nkajya mu modoka akambwira mama bye. Umwana numutoza ko ibintu byose ari ukumukwepa ukamuteza amarira, ni ukuri kurira cyane ku mwana ntabwo ari byiza, bitera umujinya. Niba ufite umwana ukunda kurira cyane uzareba agira umujinya. Ngende umwana barambwiye ngo narariraga, nabonaga ngo n'umuntu wambaye umwenda usa n'uwo mama wanjye, mwarira mpaka ngo awukuremo ngo ni mama wanjye. Kandi mama wanjye ntabwo ajyaga agenda ansize, ahubwo nari mfite akantu niba ari ako guteta ntabwo mbizi, ariko abantu bazi ndi umwana ngo narariraga. Iyo nabaga narize nabaga ameze nk'umuntu wa betinze, natsagamo koko. Ariko ibyo bintu ntabwo nzi ukuntu nakoze, wenda ni muri njyewe byanga. Njyewe iyo ngiye kugenda umwana ndamubwira, umwana wawe aba ari umuntu wawe, aba akuzi, uba umuzi, uba ugomba kubimubwira akabyumva. Mama ari ahantu agiye abana batajya, mama afite akazi ntabwo ajyana n'umwana. Pfa kuba umwana azi kuvuga ku myaka 2 yumva, uramubwira umwana akakumva. Ni ukuri ujye mureka kumva, ujye ureka gusiga umwana wawe ari kurira. Hari akavidewo nabonye k'umuntu kari gusirikira avuga ku bana, k'umutantine. Niba Imana igikomeza turindira abana, wibaze rero umuntu nk'uriya umusigiye umwana wawe ari kureba ukuntu ugenda aramuhoza. Buriya igisha umwana wawe ko ugiye kugenda asigare mu mahoro, asigare yishimye. Nawe aho ugiye biragenda neza, uvuga uti yagiye ari kunsekera, ntabwo namucunze ngo uguye. Imana ibamere umugisha, ndabakunda cyane cyane. Abantu mu nkunda munsabire kuri Nyagasani, imbaraga zisubiremo ndeko nakora buri munsi, ntangira video mbaha, nongere mbyutse content zo guteka. Kandi mu mutwe birimo byinshi pe, ariko sinzi ukuntu biba byagenze. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane. Ndabasaba rero mumfashe ya ntego tuyikomeze, turebe ko uyu mwaka warangira mfite ibihumbi 200. Ndabakunda cyane.